niwe mubwira n'inkweto zanjye mubwira n'inkweto zanjye ariko se wamubwira se ngo ese mu kuvugana mubwira n'inkweto zanjye mbese telefone reka numva ikibazo yari afite kuko yaraje gushaka amazi yo kunywa. amazi yo kunywa mbona n'inkweto zanjye yambirwa kizica umuntu ko kampamagare murokore mubwire ibimbayeho. mbega umukozi wese umukozi niba bigaragaza koko muroko waramutse muroko waramutse waramutse neza amahoro y'Imana wane nawe wewe nta kuntu naguhamagaye umva muroko na oya ntago ibyo naguhamagaye ndakura mu gitondo umva nkubwire nkimara kukubura nigira inama yo kuza kukureba nk'uko bisanzwe. hageze ngera inyuma nsanga wa mukozi wawe mu gikari ariko si umuntu mandoga ziriyanga si umuntu pe nahageze mbonye azanye iby'amarakirete mbona agiye kunkubita anyogesha ibyombo arankubuza ndakoropa mbonye ndaniwe ndamucitse ambutiya uriya se ubwira ngo ni umuntu uriya ni dayimoni ukwiye gusengera cyane ubwira ngo biroroshye se burya umugabo n'ukubita umugore wakahukana najye kwa muganga wahora n'ikibando munsi y'igitanda amanywa nijoro baharanira kubimbwa mu muryango. wahora n'ikibando munsi y'igitanda amanywa nijoro aharanira kubimbwa mu muryango. ubundi ngewe ambutiyaje kuko ubu ngubu ikintu gihari ikintu kiriho ubu buriya rero boss hari igihe nawe buriya ajya yijijisha akazana ibintu by'iwe bya bintu reka mbwira ngo ndi umukozi w'Imana kuri umukozi w'Imana ntacyo bimariye ndugu yangu ikintu ntegereje gushaka n'amafaranga nyine yabona nutama nifuza uzabibura byose ni uko bigomba kugenda uko ugomba kumera nta bintu by'intuzi ahangaha nayo ngomba kuyagurisha nko kuyagurisha idonga imwe ndakeka igeze kuri bingahe ubwira ngo biroroshye ni ibibazo mba nkwambuye angaraguje agati bishoboka se bivugwa se byihorere ni ikibazo nashize yampanaga kuba naje udahari ati se hariya ni mu rugo ni ikibazo mba nkwambuye gawe mbara ahubwo yasigaranye inkweto zanjye yari yazinkuyemo ampaye nkagweze umva yankuyemo inkweto ahubwo mbabarira urebe uko bigenda niba nabona inkweto zawe kuko yambabaje ntari bunyice se nyabona ampaye mubwire wenda warakumva arakumva oya none se mbwiza ukuri yakukuye n'umushiro wowe
inkweto gusa se se dongo imwe yarenza binga aje mba ikibazo cya kazitunga n'abajyanye icyo kibazo izi dongo ni insirimu izi ngizi ndatekereza nta nubwo ari n'inyapani nta nubwo ari inshinwa izi ngizi zikorerwa nko muri Taliyani ubu ngubu bumva ibintu byo kuzajya by'iwamenda bako nawe ntabwo uramurenganya buriya afitemo ikintu cy'ubuturage buriya ni umuturage cyane nawe amenya ibigezweho gute se amenya ibigezweho gute abazana bya bindi byiwe byinuza byo aya ngaya ndakubwira ngo iyi ngiyi uyiriraho urumva yubura wayitereka hariya hita ajyaho ibiryo gusa urumva ukitereka aho ngaho ubundi iyi ngiyi urumva uyiriraho waza n'umukobwa akahita agira gute muhitamo binoza muhitamo birangiza ntabwo ugomba gutereta ni imyenda yaragiye kuyinguramo haciye gato none se umugabo wanjye ni muri gereza ange nkosa na se waje kare ugira ngo si ibibazo ahubwo si inkweto ndazibona uti none se nta mahoro ko wagiye ugahera nagize ibihe byiza turi mu masengesho turimo twegera imana turashaka amaso y'imana rero ngo usubira mu rugo ugenda umubwire ngo ndavuze ngo ni inkweto zanjye sawa kampagira ubu ndi mu muhanda ndi nk'umusazi yangerageje pe aravuze ngo ni inkweto zanjye kandi bitari byaba bibi ampagere wenda arakumva we subirayo ugenda ku inkweto zawe rwose sawa sawa nase mu rugo rwanjye ni muri gereza menya hato nahinduka gereza ugitunze uriya mukozi oya bakutiyare sinzi narimo yikora rwose ari kugira ngo ni umuntu uriya harimo nyabingi na nyabingi kazi kabisa kabisa reka ngereyo kabisa mve muri uyu muhanda dore meze nk'umusasi ndacyakomeje narinje no gutwara ya Bible yindi rimwe nini ngo nanjye mbe munini mu mutwe mu ijambo ry'Imana kabisa sawa sawa kabwo kamugereho muvugishe wenda w'umukange wenda arakumva kampagere nde ukira gihambirwa kikiri bwongere kikangaruka kampagere nde ubundi niyo mpamvu mubwira ngo buriya niyo ugiye gusohokana umuntu umujyana ahantu usininde kandi wabona ari Kazito alo yego boss meze neza cyane rwose ndashima Imana ubu ngubu n'akavura kari karimo karagwa mbo ikindi n'izuba byabyutse ririmo rirava hari n'inuza urumva n'amazi ubu ngubu yagarutse ntago amazi yongeye kubura mbo ikindi n'abana nabatunganyije bagiye ku ishuri nabatekeye igikoma kindi miteja nageze ku isoko nsanga ntago ibiciro byari bikimeze nka kwa kundi hiyongereyeho ibiciro 300 amazi nayo kubera ukuntu yari amaze iminsi abura ubu ngubu yiyongereyeho amafaranga menshi cyane none se abo bantu urimo uvuga ntabwo Clementine yabatwaye oya uribuka ko buriya yatwaye kariya gakuru kiwe kanuza ka Anabela na kariya kandi gatoya ariko ntabwo ntuzi n'ubizi ko uyu nguyu ndarimo kubera ikibazo cy'ishuri arimo ari gataha hano naga gitaha kwa hanuza kwa anti we ariko se iyo ngiye mu rugo rukuza n'abandi mategeko oya abo bana nari navuze yuko bagomba kugenda muri urwo rugo ukasigara wenyine abo bana bakurwa muri urwo rugo urumva ukuntu byagenze numwe urabizi ko yaravuze ngo ntabwo yakigataha kwa anti we kubera ko habaye urusaku rw'abandi bana benshi ngo ruramubangamira yiga n'ubundi ataha hano icyo ngicyo cy'abana reka tuba gatoya maze mubaze ikibazo nimba ari icyo ngicyo kinuza cy'amazi amazi yabaye ikibazo cyane oya ntabwo ari ikibazo cy'amazi ndashaka kukubaza mu mutwe wawe utekereza neza cyangwa ufite ikibazo
Byo akenshi iyo nariye neza ntekereza neza. Tekereza neza. Eh. None se Kamari wamukuyemo inkweto bigenze gute? Inde? Kamari wamukuyemo inkweto bigenze gute? Kamari? Kahoda ujye munyumvira. Kamari ze kandi ndamukuyemo inkweto ngo bigende bite? Njyewe murame inkweto Kamari? Yaje kundeba ahageze umukuramo inkweto uramukoropesha uramukubita umugeza abantu. Ibaze no kuri kwimana. Nose boss, kamanze mubaza. Uriya ngo mukorana ugenda usenga nimba anasenga simbizi. Ashobora kuba ari umurwayi wo mu mutwe. Kuko ngewe ukuntu ngiye muzi ntabwo nahenze yuko uburwayi bwiwe bwo mu mutwe asanganywe namubonyemo bushobora kuba bugeze ku ntera yo kuwifata njyewe akambeshyira akakubwira ko namukuyemo inkweto narigeze nanamubona boss. Ntabwo urigeze mubona ahubwo ikintu mbona cyo gikwiye kubaho nukongera amasengesho. Senga cyane pe. Senga cyane kuko yego. Ubwirwa n'iki ko yarwaye mu mutwe kandi atarageze aho ngaho. Urambwira ngo arwaye mu mutwe ngo nsenge. Oya boss wewe nuzi ibintu yakoze ubushize turi muri sala ko. None fatara iyo mubonanye nibwo asara. Njyewe menya ahubwo asara ruko amaze kwinjira muri uru. Jesus is Lord. Avuti areka mubwire. Ntutisubira ibyo bintu. Tugiye gufata umuntu w'umujene nk'uri ukamukuramo inkweto. None se mu rugo rwa Umujene wuhe boss ko nawe ushyigikira ibiyongoyongo rimwe na rimwe ukiyongo uravuga ngo umuntu w'umujene umujene wuhe uriya n'umuntu w'umujene tubigije kuri ariko se kataba mbamo nabo avuti areka mubazo kibazo cy'amagi wowe urafata umwana mu ngana ntabwo ngana n'ikibiyongoyongo uri mu nzira y'agakiza wowe ukamukuramo inkweto ko oya boss ntabwo turigeze mukuramo ndarengana pe ndarengana ni ukuri kwima Ngari murakora za nkweto. Za nkweto. inkweto zanjye sinubaraho Ahubwo rero nuko kuvuga. niwe Mubwira n'inkweto zanjye mubwira n'inkweto zanjye ariko so mubwira singuye se mu kuvugana mubwira n'inkweto zanjye. Mbese telefone yaje. Reka numva ikibazo yari afite kuko yaraje ngo gushaka amazi yo kunywa. Amazi yo kunywa. Mbwira n'inkweto zanjye. Umva mbanza mubwire. Nubwo ari boss ntago anyobora. Uri kunyumva? Ntago anyobora we nawe ntago munyobora. Nanjye ntago nyobora. Uje hano gushaka inkweto zanjye. Ntago muvuga ngo bahita umukubita. Kuri ikibundi abantu bibijyo nshobora kwicuza impamvu umukubye. Ziba ni pereza. Njye nicuza. Ko icyo abantu bibiyo ngo wewe mutekereza nkaho ubwonko bwo babwicari. Ubundi indeshya neza. Uri kunkoraho? Ndi kuwukoraho. Indeshya. Ubu byahindutse ntabwo. Wowe ufite uburebure nk'ubwa bose wagiye kumanura. Nakuretse. Urekane. Nakuretse. Urekane gutera wowe. Unagufata no gukacanga kuri bane. Ufatande. Patande. Uri gutegeka ukamura bya bindi nabirambika hasi. Urambara kubwira. Awozambana. None kubwira mpora ndikubwira. Ega bundi wavuye hano muri rugo arukurenze iragetse. Arukurenze gate. Ubu none ugiye gukora icyo wasize udakoze byose. Ndagukoropesha ngo kuburishe mwegeshe toilette umba. Inde. Hause sha ubundi wona ufite imiki gwina. Ngakashobotse